APR nibanze yubake yego igura abakinnyi ikumva ntago ibintu by'ibwo no kubazana b'amazina bibanza kubaka uko bazakina kora ko APR ari equipe ikomeye niyo dutanga urugero ariko na Ferwafa ikwiriye kudufasha ngiye ngunda gutanga urugero i Bugande kuko abagande ni abantu duhuje ibintu byinshi nibi tuvuga ngo ku murenge village barayigira umudugudu n'umuganda barawutangiye kise urabibonye none ko ni Bugande batangiye umuganda nabonye bazana utuntu guteye ati nyuma ko batangiye umuganda Kampala yabaye Las Vegas guhera ukuntu hasa neza ibintu byinshi turabihuza guhera hasi village kujya kwigombora iryo murenge n'ibindi byose bitandukanye buriya abagande muri FUFA bagira amahugurwa ya football management ni nayo mpamvu usanga ama equipe y'Ibugande mu buryo bwabo babaho kwabo kandi ntuzumva ikintu ngo ntibahembye ngo nibagize barabanje ko bakora abakinyi benshi batoya uravuga ati abana bakinira ama equipe professionnel izo za Mbarara City za Kitara na Zande ntago bazajya bahembwa mu rwego kugira ngo utabaha amafaranga hakiri kare bakava mu ishuri kuko abantu benshi biga kugira ngo bazagira ubuzima bwiza bazakorera amafaranga ariko umuntu utangiye kumemba 200 akajya kwa mwarimu abizi ko mwarimu ahembwa amadolari 200 ntabwo yamubwira ngo yumve waba waparitse taxi se mwarimu ari kugenda n'akaboda boda akakubwira ngo gutya ngo bikaba bigakunda ugumana ubwo bustari bakakwa presiya nibyo ariko ukabubizi ko ukeneye kurangiza ishuri kugira ngo uzakine umupira uhembwa neza mu ma equipe akomezo za Vipers na Zandi bagira ikintu cy'amahugurwa ya football management no umuntu uburi mu nka kurubona MD wa Mukura meza hari umuntu w'umu CEO uba muri equipe warangije kaminuza ufite bachelor's degree mu bintu bifitaho bihuriye n'icunga mutungo kuko ntabwo wakora management itarimo kumenya ngo amafaranga imishahara ayo dutanga kuri equipe buri munsi ijya gukina akaba none bakamwongera ubumenyi bijyaye n'umupira w'amaguru bahitama ukorana gute na directeur technique ukorana gute n'abandi n'abatoza n'ibiki byose noneho bagira akantu kameze nka FUFA nakwita ngo ni bayita ngo ni financial fair play i Burayi barakubwira equipe buriyo zigiye gutangira muri ya club licensing bakora wowe uba present imbere ukababwira ati twebwe turi equipe wenda yitwa Vipers twakoresha miliyari wenda y'amashiringi ukazana historique bancaire bavuga ati se ko tubona amasezerano amakontra mufitanye naho muvuga income z'amafaranga zizava ko bigaragara ko muzabona miliyoni 700 zizava he ugahita muvuga ati wenda dufitanye MOI wenda n'umujyi wa Kampala bazaduha mu ngengo y'imari bazaduha 300 bati nta kibazo ubwo mufite 700 mutangire mukore nyuma y'igihe runaka faza rirangiye iyo nk'iyo deliberation mbere yuko champion itangira nibyo byamanuye equipe yitwa Ketume ari equipe yitwa Ketume yari zamutse mu cyiciro cya mbere bayikoreye iyo navuga ngo ni nka audit basanga urwego iriho abakozi kwa kundu usanga Dusayimane Emmanuel umuyobozi wa equipe n'umukinnyi n'iki ngo yako mwagize success mukazamuka basanga iri ku rwego rwo gukina icyiciro cya gatatu yari zamutse mu cyiciro cya kabiri bahita bayimandura mu cyiciro cya gatatu bagagaruka muri fazare irangiye bakaba bati mwebwe mutwereke imishinga n'ibiki byose amakipe y'abana azakina gute amakipe y'abagore azakina gute amakademi yanyu bimeze bite basanga utabyujuje nk'ekipe yitwa Ruwahiri bigeze kwimanura mu cyiciro cya kabiri Ferwafa mu bimwe mu bintu igomba kudufasha ni BK Pro League yajemo bakwiriye gutangira gutanga ubujyanama kuri ama equipe kuko nibyo uri kubonamo amafaranga ngo wandikisha umunyamahanga ngo kuri miliyoni 2 ikayatanga ariko nta tegeko rihana umuntu utahembye nayo mpamvu no muri ibi bintu by'ama direction technique nkuko bazanye ngo ikibuga kigomba kuba kimeze gutya kera bitarabagaho bakwiye no gutegekana ama equipe bitangira ubundi ari ukwa advising kubagira inama mwagakwiriye kuba mugira direction technique ko nibyo wazanye itegeko rivuga ngo abana bagomba kuba ari wenda ari 3 muri 18 ariko se ninde uzabareba ko ari amakipe adafite direction technique yifitiye umutozo umwe wenda n'undi mu volontaire wasoje umupira w'amaguru uri muri iyo equipe utegeka gukinisha abo bana batanyije iyo myaka izabakura he Ferwafa yari kwiriye gutangira gusa nk'ibishyira muri club licensing kugomba kugira direction technique ari nayo izafasha mu kumenya ngo abo bana baza muri equipe bavuye he ese bahura n'imirongo migari ya equipe mu rwego rwo gufasha umupira w'amaguru no mu gihe kiri imbere kuko hari igihe kizagera abakinnyi b'Abanyarwanda ujye bashaka ubabure ubu bafite ku rupapuro ubuse ni bangahe kugira ngo ubu turabafite niba APR yagiraga Abanyarwanda bifitemo 3 bonyine babanza muri 11 tubarize muri equipe type ya APR ya mbere atajemo amafrop
Adolphe ntabwo yarakwiriye kubanzamo mu mirongo migari ya APR. Baguze Siruwane umuzamu kugira ngo Adolphe azamubanzanya. Uwo ni umwe. Bafite Kagege urebe Siruwane ko atazarisubiramo. Ko nabonye na Adolphe nawe bafite Kagege kuri kabiri. Yazamuye rwego ari muzima. Bafite Yunusu banagira na Christian. Ubwo nabo muri 10 babanza abandi basigaye bose n'abanyamahanga cyane. Bivuze ngo naba abanyarwanda barimo bisubiremo kandi ifite intare zikora production y'abakinnyi bayo. Ahubwo ku rundi ruhande par contre nta kipe nimwe yo mu Rwanda idafite umukinnyi waciye mu ntare. None kugira ngo nabyumve neza ariko wenda unuko ubigize bigari cyane ukinjira muri federation kugira ngo bibe ari ikintu rusange. Wenda ndaza kugara kuri APR ko nkuza ku cyo waruvuze. Burya ntibyakabaye ko ariyo yonyine bakora. Burya na rero yakoze wenda APR akora muri academy ya Rayon wenda n'intare atari yonyine producinga tuvuge na nka kuriya wenda Etoile yakoze Muhoza akaba ari muri Rayon ni nako na APR wenda akaba ifite zamusanze muri Rayon sinjya ntanga urugero kuri academy yo mu byango bayitwa Rezabey aba academy tozwa n'umugabo witwa Marite iyo ariko twariga Marite mwariganye Nyanza. Oya Marite sunguyu coach Marite utoza Rezabey gukunda uriya wakoze ba Fabio niwe wakoze ba Fabio ni barene baciyeyo muri lisanse niwe watoje abitwa abataragomba batinye Imana Elisa kunsaba ikiganiro ngo azazabwira abantu ibintu yakoze. Uziko Afande Haji Mbaraka yigeze no kumuhemba se kubera Fabio kabisa tujya mu byango batwara muganda intare zikunda kuhakura abakinnyi na Rwasavanze n'ubu dufitanye gahunda yo kuzajya gusura ariko amugani niba Marite yarabikoraga afite lisanse D akoreka nkubwire amugani ari umuntu ugiye ahantu ari muri ecosystem umupira mu Rwanda tuzanice tunega turi n'abantu babaswa. Marite yakoze ibyo bintu afite lisanse de ari initiative afashe nta kibuga afite gipimye. Wumve ko Marite n'umuntu w'umupassionné ku mupira. Niba abantu abayibereye by'amashuri kera yajyaga atoza za STB nibyo mubwire niba abantu babibereye nko mu cyaro akaba adafite undi murimo ruvuyanga akicara akavuga ngo ababyeyi bo muri uyu mudugudu cyangwa muri aka gace muri uyu murenge cyangwa muri aka karere nashaka azagiyishyura amafaranga senyise ku umwana azi njyewe ndi umupassionné nzajya mbyukira ku kibuga saa 2 muri weekend cyangwa no mu biruhuko iminsi yose mbe ndi ku kibuga akagenda akagura utudukona twa plastike akadushinga bakoresha amasahani bagura amasahani 100 urabibona akadukata nk'amakona akafite nka baro nk'ebyiri yavuye muri ya 5 ababyeyi batanze hanyuma akafata abana akabashyira hariya akabatoza nuko nguko hagira gutyo ukabona havuyemo Fabi. None se wumva ngo Musanze irakomeye ngo itwaranga ngo icyabatera imyaka 10 na 20 Musanze yigeze ijya gutoranya abana ese ijya gufata Rezabey kugira ngo mbukuno umuntu bamwubashye turi kwiga hari iminsi byasaba ko uramutse uyisibye niyo mpamvu nyine nagiye nkicara Nyanza icyo gihe iriya minsi yose hari iminsi wari gusiba ntubone lisanse ariko hari yigeze kugira ibyago muri famille baramuribera kuki yemeye kumuha lisanse n'ubwo iyo minsi yayirengeje. Umuntu uri gupratika kuri mu kazi bamaze gukora abantu bahari bafatika kuba yagize impamvu barutsindura baraderebeye baravuga ati no akwiye guhabwa lisanse kandi nibyojeje twese twarayemeraga. He was the only person wavugaga ngo nakoze uyu mukinnyi uyu ari umuntu twese turi kwishuri cyangwa bivuga uri kuvuga iby'imipira nta mukinnyi naye nakora umukinnyi naye nakora so birasobanura iki? Tekereza amakipe abigize akazi ubwo dufasha urugero rw'umuntu tekereza ababigize seri bakagira aba directeur technique bakagira izo academies bakagira APR rero no kuvuga ngo aho hasi hayo mu bana aho muri administration muri direction technique mu bijyanye no kunoza uburyo bw'imicungire y'abakinnyi abakozi kureba ukuntu nyine baza muri equipe baza ari abakinnyi bakina gute abatoza bagomba kwa batoza gute those staffs ibyo byose twagiye tugarukaho irabikeneye mu ijambo rigufi ruvuyanga areteniri APR ni sigarana ikintu areteniri nahitamo ko APR flavors za gisirikare zitavamo ni ngombwa hari na discipline abo nk'abantu bari ku rwego nyine rwo ko aribo bayishinze abo bumva umuntu wese yakagize kuko n'abasirikare we are not going to change that ntabwo wajya guhindura ibitekerezo bya generale uri nkange rugaju ntabwo bishoboka niba avuze ngo biyogoshesha ashaka amera gutyo
mureke biyogosheshe nta kibazo n'ubundi dreads ntabwo ari ba Samson ngo imbaraga zirabashiramo undi hari n'ibintu nyine tukabiriza bidafite icyo bimaze bashaka bakiyogoshesha hari discipline ya APR ishyiraho hari igitsure cya gisirikare hari uko kuntu nyine ya APR abayiyobora n'abasirikare kandi nyine bafite ko batekereza nuko bumva ibintu nuko nabo ubwenge bwabo nyine bubibaha kuko baba trendy ubwenge bukabyakira gutyo rero wowe Rugaju nwaza ngo bivuge ngo bihinduke ariko we can suggest something dusoza kuri APR ariko nkuko bajya bakorana n'abandi bantu b'abasivile mu zindi nzego rimwe na rimwe afite ubumenyi cyangwa ubunararibonye runaka cyangwa se bakitrainingira abasirikare ariko bakagira expertise y'ibintu runaka bashaka gukora mu mirimo